Reka mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nanabaha ikaze mu nkuru y'urukundo rwa TETA na GAEL episode ya 8. Mbere yuko dutangira ariko reka mbanze mbwire umuntu ugeze aha ngaha ari ubwa mbere akaba atarakanda kuri iyo buto yo hasi yanditseho subscribe, ni ukuri banza ukande kuri buto subscribe n'akazogira kahita kazongo ku ruhande. Wibuke kandi no kujya ukanda kuri buto ya like aho ngaho hasi aho ngaho hari agakumwe nk'ikimenyetso kigaragaza yuko wabikunze. Duherukana muri episode y'ubushize TETA bamaze kumushimuta, amasaha ubwo yaciyeho maze tugaruka kuri Tona ari kumwe na Liza barimo baganira, maze ubwo Tona ati ni ukuri Liza na n'ubu ngubu sindabyizera pe, TETA ubu ngubu ibyo byarangiye. Liza ati cyane rwose byarangiye. Tona ati ubu ngubu Nyabarongo yamutwaye. Liza ati kare ubu ngubu rwose yamugejeje kure nakuka kamushizemo rwose, tuzi ubu ngubu ugiye kumera neza na Vicky wawe, nta muntu ugushyiraho igitutu ngo aravuga ukuri. Tona ati sinzi niba nyine navuga yuko nduhutse kuko mfite ubwoba pe, ibi byaha byose ndimo gukora koko Imana izabimbabarira, abantu babiri bose koko bapfuye kubera njyewe. Liza aramubaza ati neza ufite ikihe kibazo, muri bose hari n'umwe wakozeho ngo umwice? Tona aramubwira ati ariko nyine bapfuye kubera njyewe, mama yiyahuye kubera njye nari namubabaje, none na Tona ni ukubera ko nashakaga yuko avuga ukuri, ubu se koko Imana izambabarira? Liza ati nta muntu Imana itababarira, kandi rwose wibitekerezaho cyane utagira ubwoba maze ukaza kwivamo. Tona ati none se ubundi Shyaka yagufashije bigenze gute, ubu ngubu ntago azatuvamo? Liza ati atuvamo se, we ntiyabigizemo uruhare, njye rwose icyo nakoze ni ukumwishyura, ubundi nawe akora ibisigaye. Ikindi kandi atekereje kutuvamo rwose njye namurangiza nta mikino ngira da. Tona ati aha shange nifitiye ubwoba pe, ubu se koko nzajya mvuga yuko ndi umuntu muzima cyangwa umwicanyi? N'imanga yanjye koko sinayigiriye impuhwe, ubundi ibi ngibi byose byatangiye ngira ubwenge buke bwo kwihakana mama. Iyo nabikora ibi ngibi byose ntabwo byari kubaho, uwama gusubiza iminsi inyuma byibuza. Liza ati Tona kwicuza ikintu wakoze nibyo bibi cyane. Tona aramubaza ati nese ubundi ubwo nabura kwicuza gute n'ahantu bingejeje, ubundi se ubu nizere ko birangiye Vicky atazigera amenya ukuri? Liza ati azakumenya se akubwiwe nandi, uwari kuzabivuga nawe uhari, rero tuza rwose ushyira umutima hamwe. Tona ati rwose gutuza byo ntabwo bishoboka, kuko erega n'ubundi babivuze ukuri ngo nta mahoro y'umunyabyaha, ariko se reka nkubaze Liza kandi umbwize ukuri. Liza ati nta kibazo mbaza. Tona ati mu by'ukuri uri kumfasha kugira ngo ngumane na Vicky, cyangwa uri kwigira nkaho uri kumfasha kugira ngo ubone GAEL? Liza aramusubiza ati nyine ndimo ndagufasha nanjye nifasha, ariko cyane rwose niwe ndimo ndafasha kuko nta kintu nari gukorera TETA rwose utabyemeye. Ubwo Tona ati none nemeye yuko apfa, genda Tona urinjije, ubu se basi yo TETA mwinginga ntiyari kureka kubivuga ntiriwe kuko nemera yuko bamukorera ibyo ngibyo? Liza ati ariko se waretse kwicuza mwana, ishime ugiye kubaho rwose ubuzima wahoze wifuza. Uwo ni Satani uri kugukoreramo akubwira ngo wakoze nabi kugira ngo nyine ukomeze wicuze nkaho wakishimiye intsinzi. Igihe ni iki ngiki ngo wongere rwose ubeho utuje utikanga ngo baravuga ibyo wakoze. Ubu ngubu rero noneho wakicara rwose ugatuza ukarya amafaranga ya Vicky neza. Tona ati reka basi nizere ko rwose birangiriye aha ngaha ngiye kubaho nuje. Liza ati cyane rwose. Tona ati umva wa mugani Satani ari kunshuka agashaka kumbuza kwishima, kandi rwose ari ibingibi nashakaga, ahubwo vuye tugende nkugurira akantu kuko rwose niweho wanjye. Nyagasani ndetse ubwo nta kindi cyabaye bahise bajya kwihemba bishimira urupfu rwa TETA. Ubwo tugarutse muri ka kabari ka Vicky, aba yicaye arimo kunywa gake gake anareba muri telefone, nuko agiye akabona GAEL araje, maze GAEL ati Vicky bimeze bite se? Vicky ati ni sawa kabisa, amakuru se mani ko wabuze cyane? GAEL ati nyine urebye ntaribi uretse nyine akazi kenshi tu. Vicky ati nta kundi nyine ugomba kugakora, nta kintu ufata se ngo mbabwire bakuzanire? GAEL ati wapi ntacyo. Ese ko wicaye hano nkaho nta cyabaye mani, cyangwa waje kwinywera kugira ngo uruhuke wiyibagiza ibyo bakubwiye? Vicky ati ngaho ibiki se kandi bambwiye?
ubwo Gael ati nta bintu se Teta yaje kukubwira? Vika ati ngo iki? Teta se hari ibintu yashakaga kumbwira? Gael ati yego. None se ntabwo yaje kubikubwira? Vika ati ntabwo yaje, nta nubwo rwose ngiye mperuka kumubona. Nibiki se yashakaga kumbwira ko n'ubundi nabonye n'ahantu ataniye na Tona? Gael ati ntukagiranye Teta na Tona mani, nta n'ahantu bahuriye na hato, ndetse kandi nta n'ahantu bazigera bahurira, ahubwo ndibaza ikibazo nyine yagize kugira ngo nazi kukubwira, kubera ko yazindutse kare cyane ambwira yuko aje kukureba. Vika ati ariko ngiye rero rwose mukomeza kunshyira mu rujijo pe, wagira ngo hagati yanyu uko muri bane mufite amabanga mubitse. Gael ati yego rwose amabanga arahari, ariko nyine sinjye ugomba kubikubwira, gusa icyo nakubwira kano kanya utaruzi nuko ngiye na ba Tona duturuka ahantu hamwe mu gace kamwe, ikindi kandi rwose bari abakobwa twarakuranye. Ubwo muri ako kanya Tona na Liza bahita binjira. Gael akomeza abwira Vika ati ikindi kandi njye na Teta rwose turakundana. Vika aramubaza ati nese ukundana na Teta? Gael ati yego. Vika ati niyo mpamvu yaje kuba kwa Liza, nabaza Liza impamvu akanga kumbwira. Ubwo ukundana na Teta rero bivuze yuko uzi ukuri kose, ndetse uzi n'ibyo yashakaga kumbwira, ngaho bimbwire. Gael ati icyo ngicyo si cyo cy'ingenzi kano kanya, kuko ndimo kwibaza nyine ahantu yagiye. Yaje aje kukureba ngo muvugane, ariko ntabwo yagarutse, nta nubwo kandi yigeze ataha kwa Liza. None rero mfite ubwoba yuko hari ikintu kibi cyaba cyamubayeho. Vika ati ubwo se byagenze gute di? Kuki se atangezeho ngo ambwire ntanatahe? Wamuhamagaye se kuri telefone ntiyitaba? Gael ati rwose telefone ye ntayiriho umunsi wose. Vika ati none ukaba utuje nta kibazo ufite? Ubwo se yahuye n'ikibazo gikomeye cyane ko ataranamenyera inaha ngaha? Gael ati ntabwo nyine ahamenyereye, ariko iwawe ho arahazi neza, ntabwo yari kuyoba. Vika ati ariko nyine urumva yuko rwose ashobora kuba yagize nk'ikibazo, kuko ntabwo yangezeho. Reka dushake uburyo twamubona. Hagati aho ngaho ariko nyine banza umbwire, mama wabo yarapfuye cyangwa ntabwo yapfuye aracyari muzima? Ataramusubiza ku kanya Tona ahita yinjira. Ubwo kandi abari kumwe na Liza, maze ubwo Tona ati sheri uri hano? Nari nakubuze. Viki abaza Tona ati wamburiye hehe se? Sinakubwiye ko ngiye kuba nembera? Ese ubundi murakora iki hano Liza? Murashaka iki? Liza ati Tona nyine yaraje kungurira kamwe. Viki atakugurira se kubera iki? Habaye iki? Kugira ngo mwishimire ko Teta yabuze? Nyagasani Tona ahita agwa mu kantu maze ati Teta yaburiye hehe se? Gael mbwira neza. Gael ati ntacyo ubiziho se? Teta yabuze. Liza ati kuva cyagiye mu gitondo se? Gael ati yego. Tona ati none se ubwo yagiye hehe we? Cyangwa yanyuze mu muhanda ataza arayoba banamwiba telefone, none yabuze inzira imugarura? Gael ati Teta yaraje kundeba none yabuze, ntiyigeze ngeraho, nta nubwo yigeze ataha mu rugo. Niko Tona nta ruhare ubifitemo? Tona ati maze unyumvire uyu nguyu nawe nk'ibyo ngibyo utangiye ni ibiki? Umuvandimwe wanjye yabuze ariko urimo kumbaza ngo nta ruhare mbifitemo? Urumva se ubwo mbiziho iki? Sibwo nkibimenya njyewe? Gael ati kankomeze mbikurikirane menye ngo bino bintu ni ibiki. Ubwo Liza ati reka tujyane ngufashe kumushaka. Bahise bagenda, maze Vika ati natwe reka tugende. Ubwo Tona ati tujya hehe se? Bagiye kumushaka ari babiri, si bahagije se? Vika ati abantu babiri se barashaka umuntu bamubone bonyine, cyangwa baramenye bamushakira hehe? Ariko wenda twese turamutse dufatanyije tukamushaka ashobora kurara abonetse. Ese kuki umuhangayikiye cyane? Viki atahubwo se we kuki utamuhangayikiye kandi ari umuvandimwe wawe? Wakabaye reka tukamushaka kuko intanga ntabwo ahazi, cyangwa ufite ubwoba ko nitumubona arahita ambwira ukuri kose, na cyane ko yabuze yaraje kundeba? Tona ati ntagira ubwoba bw'iki se ko nta kibi ngiye nakoze? Vika aramusubiza ati wa makosa yawe yiyongera buri munsi. Kuki utigeze umbwira yuko Gael muziranye kuva na kera kandi ko akundana na Teta? Tona aramusubiza ati Gael yambujije kubivuga. Vika ati ngo iki? Yari kukubuza se kubera iki? Tona ati simbizi, gusa nyine yarambwiye ngo sizigire mvuga yuko nyine hari ahantu tuziranye. Nyine rero nirinze kubivuga kuko yambujije, ahubwo wakabaye nyine wibaza impamvu Gael yambujije. Ubwo Vika ati wakabaye ariko warambwiye yuko yakubujije
kubera ko nta kintu wemerewe kumpisha. Kuki se ubundi teta yabuze yaraje kundeba? Tona ati ibyo sura bimbaza njye mbiziho iki? Ese kuki wabimbaza ubundi? Viki aramusubiza ati impamvu nuko mbizi neza yuko ubizi. Ubwo Tona ati ubu ngubu kandi uri gutekereza yuko mbifitemo uruhare. Viki sinzi rwose niba ubona ndi umuntu mubi ku buryo wanyibeshyaho bigeze aho ngaho. Ijoro n'amanywa unshinja byinshi cyane bikambabaza nkihangana kubera ko nyine nkukunda, ariko kuri ino nshuro ni ukuri kwihangana kwanjye kurarangiye pe. Njye sinshobora gukomezanya nawe umfata gutyo. Sindi umukobwa mubi ku buryo nakomeza kukwizirikaho, kandi nyine nko kwangiriye impuhuka micumbi sinzabura n'abandi rwose bazamfasha, no mu cyaro nasubirayo rwose nkabayo kuko mfite umuryango, ariko sinshobora gukomeza rwose kubana nawe umfata uko wishakiye. Nyagasani ubwo umukobwa yahise yikubita aragenda. Viki yaramukurikira amubwira ati ariko Tona ntukivumbure gutyo, none se ubwo ni ngombwa yuko uhita ufata iyo myanzuro yose? Hagarara aho ngaho maze tubiganireho neza. Tona ati twaraganiriye bihagije, nta munsi nakubwiye ko rwose ngiye nta kibi nakoze, ariko ntabwo ujya unyumva, ahubwo ukomeza gutekereza ibintu byose ushaka. Rero ngereka nkureke wibereho neza, uzagenda ushaka ubundi uzajya wizera. Tona ahita agenda. Ubwo Viki ahita amuhamagara ati Tona, maze Viki asigara yivugisha ati ariko nanjye rero sinzi impamvu rwose ntava ku izima pe. Tona ahora ambwira yuko rwose uri atari nyina, ariko sinumva. Ubundi ubu ngubu nimubura nibwo ndi bwishime. Reka mukurikire, hanyuma guhera uyu munsi sinzongere kubivuga. Ubwo nta kintu umusore yakoze, Viki yahise akurikira Tona. Ubwo Gael na Liza bakomeje gushakisha Teta batazi n'ahantu bamushakira. Ubwo kandi bakomeza no kumubura. Maze baritahira kugira ngo bajye kubwira Papa Liza nawe azabafashe gushakisha Teta. Ubwo kandi tugarutse kuri Shyaka, yari ari mu gikoni maze ubwo arasohoka aragenda yinjira mu cyumba arafunga. Muri icyo cyumba kandi ubwo hari harimo Teta. Teta yahise amubwira ati ariko se Shyaka waretse nkisohokera koko? Shyaka ati ese kuki ushaka kuneza ibibazo koko Teta? Nakubwiye ko uzavamo hano hashize iminsi kugira ngo rizabone yuko rwose nakoze akazi yamaye, ahubwo utigeze upfa. Teta ati ninde se bajugunya muri Nyabarongo maze akavamo ari muzima? Ngende kanigaragaze n'ubundi abone yuko rwose gahunda ze zapfuye. Shyaka ati nyine ikibazo sinshaka kuba namusubiza amafaranga yamaye. Teta aramubaza ati nese yaguha ninde wundi wari uhari? Nta foto nta cyabaye, uzamwihakane uvuge yuko nawe yaguhaye, kandi rega n'ubundi ntazayakwaka kubera yuko rwose ibyo yakoze, kandi rega n'ubundi ntabwo azayakwaka kubera ko ibintu yagutegetse gukora si ibintu byiza. Ese ubundi reka nkubaze Shyaka, watekereje gute kutabikora? Shyaka terega ngiye sindi umuntu mubi, amafaranga akoresha byinshi, ariko ntabwo yari gutuma ngiye rwose njya kukujugunya muri Nyabarongo. Ubwo se kugahinda kuko Gael yari kuzagakizwa n'iki koko n'ukuntu nzi ukuntu agukunda byo gupfa? Imana izamanira ibindi, ariko hatarimo ibintu rwose byo gutandukanya abo yahuje. Teta aramusubiza ati abantu bose bameze nkawe isi yatubera nziza, ariko nyine n'abantu rwose nka Liza nabo baba bagomba kubaho nyine nta kundi muri ino si. Shyaka aramubaza ati nese tubigenje gute? Teta ati nyine reka nisohokere kandi amafaranga Liza yaguhaye ntuyamusubize, ahubwo uyabike. Shyaka ati ntacyo bitwaye, ahubwo reka njye kureba Gael kuko rwose ubu ngubu barahangayitse. Shyaka aramubaza ati nese uwaguherekeza? Teta ati banguka tugende nta kibazo. Bahise basohoka baragenda, bagifungura ku muryango w'igipangu bahita bakubitana na Gael ari kumwe na Liza. Nyagasani, Gael ubwo agikubita amaso Teta ahita yirukanka maze akamuhobera maze akamubaza ati umeze neza se? Teta ati yego meze neza. Urabona se ari ikibazo mfite? Ubwo Liza yarumiwe arimo kwibaza ukuntu byagenze, maze Gael ati ni ukuri nari mpangayitse cyane sheri, niriwe ngushaka nakubuze na telefone yawe nta niriho, byagenze gute ko naherutse ujya kureba Viki? Ubwo Teta ati ibyo ngibyo bibaze Liza. Ubwo Liza ati abimbaza se kubera iki? Njyewe iyo wagiye najyanye nawe, ntabwo wajya uvuga yuko ugiye kureba Viki, ahubwo wari uri hehe?
utangiye kwigira nabi ubeshya ngo ugiye kureba abantu, hanyuma ahantu uvuze ko wagiye n'ujyeyo ukikatira ahandi, warangiza ukaza ubingerekaho ngo nibambaze. Ubwo ntihabuze umusore w'umukire mwamenyanye, akaba kandi ari we urimo kugushuka. Ahubwo Gaye ni ukuri witondera uyu mukobwa. Teta aramubaza ati ubundi se hari ikindi kintu wavuga uretse ibyo ngibyo n'ubundi? Uratunguwe kuko wari uzi ko Nyabarongo yantwaye namaze no gupfa. Gaye ati ibyo se kandi bya Nyabarongo ni ibiki? Teta ati Gaye, uzi ko uyu mukobwa yishyuye amafaranga menshi Shyaka kugira ngo azantware ubundi ajye kuna muri Nyabarongo. Cyagiye mu gitondo nyisohoka mu nzu yawe, Shyaka yaje ahita ntwara, ariko ntiyajye kuna muri Nyabarongo, ahubwo nyina nzana hano kugira ngo Liza agire ngo yabikoze. Gaye ati Liza, ibyo ngibyo ni ibiki? Liza ati arakubeshye rega uremera. Ubwo ni Shyaka wabikoze ku giti cye kugira ngo nyina aze kumbeshyira duteranye, kubera yuko urabizi ntabwo ndi umuntu mubi wo kuba nakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo Shyaka asubiza Liza ati wa mukobwa we, mbabarira utanzana muri ibi ngibi, wambwiye ko uzaba amafaranga 500 maze ngafata Teta nkajya kumuta muri Nyabarongo kubera yuko akunda Gayeri. Ubwo Liza ahita avugira hejuru ati njyewe Liza nigeze nkubwira ibyo bintu? Nyagasani ubwo umukobwa yahise atangira kwiriza maze ati abagome mubaho, nta kindi kintu muba mushaka uretse guteranya abantu. Si weho wanyibwire ngo Gayeri atangiye kugukirana kandi yaraje nyuma yawe ngo nawe uzakora uko ushoboye kose umusubize hasi, ngo kandi uzabanza umutware Teta. So wabinyibwiriye kuko Shyaka, ngiye wishaka kumbeshyera, ni ukuri ratagaye ngenda arengana, ariko rwose niba wumva yuko nabikoze nta kibazo. Nyagasani ubwo Liza ahita agenda. Ubwo Shyaka ati mana yanjye we, uriya mukobwa ni shitani mbi, urandurira ngo kareta kanyihakana nta n'isoni reka gafite, maze n'amafaranga ya mahinda cyayafite. Gaye nyakwereke kugira ngo ubyemere. Gaye ati oya mana, amafaranga arasa ntabirenze, wabona wananyereka yawe, kubera ko rwose ibyo bintu muvuze kuri Liza ntago yabikora. Nyagasani ubwo Shyaka ati nese ushatse kuvuga yuko ari njyewe ubiri inyuma? Gaye ati Shyaka ni ukuri mbabarira rwose ubugiye pe. Shyaka ati sawa, ariko nyine umenye yuko Liza arimo arakubeshya bro. Shyaka ahita agenda. Gaye asigarana na Teta barimo baganira maze akamubwira ati Teta, ngiye n'ubu ngubu rwose ntabwo ndumva ibintu murimo murambwira, reka twicare maze wongere umbwire neza. Bahise bicara maze Gaye ati nsubiriramo uko byagenze byose. Teta ati nyine ngo Liza yahaye amafaranga Shyaka kugira ngo antware ajye kuna muri Nyabarongo, maze nyine mu gitondo ngisohoka mu nzu mpita numva umuntu aramfashe ntamubonye, rero nongeye gukanguka nisanga mu nzu hano, maze nyine Shyaka ambwira byose uko byagenze, yanze gukora ibyo Liza yari yamubwiye. Gaye ati kandi ubwo wamwizeye Shyaka? Teta ati nese nabuzwa n'iki kumwizera, si ibintu byumvikana. Gaye ati ntabwo Liza yakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Teta ati kubera iki se atabikora? Gaye ati nese yabikorera iki ahubwo? Teta aramusubiza ati Gaye, nabikubwiye rwose kuva kera kuri ya mukobwa atari umuntu mwiza, ndetse aranyanga rwose kubera yuko aragukunda. Gaye ati Teta, ntugatekereze ibintu byose wishakiye, uriya mukobwa Liza n'umwana mwiza cyane, ntago rwose akwanga, kuko aramutse akwanga ntiyari kwemera yuko uza kuba hano, ndetse rwose ni kenshi yagiye agaragaza rwose ko ari umuntu mwiza, ko yaramfashije kenshi. Wenda nyine ibyo kuba nkunda simbizi, kuko ntiyanakunda umusore nkanjye rwose, ariko byizere rwose Shyaka yakubeshye, ahubwo afite nyine ikindi kintu agamije, utangire umugendere kure. Ubwo Teta ati ngenda umva ntazi uri mu kuri kubera yuko njyewe ndabizi neza yuko Liza anyanga. Gaye ati ese yakwanga guhora iki? Buriye rega ajya kubwira nabi nyine bisanzwe ukagira ngo ni ukukwanga. Teta ati yambwiye ko azakuntwara. Gaye ati antwara njyana yese? Amagambo ye ntukayiteho, kubera ko erega aba yikina ashaka no kugukanga kugira ngo nyine umutinye, ariko nta kibi rwose cya Liza yagukorera, kandi byizere nyine ndimo ndakubwira ibintu byose nzi kandi nzi neza ko ari ukuri. Ahubwo wirinde Shyaka uriya musore, kubera yuko ashaka kuba yakugirira nabi. Ikindi kandi Liza niba umfashije kugushakisha, yaranaje kubwira papa we nyine yuko twakubuze kugira ngo nawe adufashe, kandi tona impanga yawe we yabimenya arituriza. Ubwo Teta aramubaza ati byose ni Shyaka wabikoze ku bushake se? Gaye ati cyane rwose, ahubwo umwitondere kubera yuko nyine ashobora kuba yabikoze kugira ngo nyine akwereka yuko ari umuntu mwiza, nta kibi yagukorera, ko ahubwo yagutabara maze nyine akazakuntwara,
kubera ko nyine ishyari ry'uko naje hano nyuma ye ariko nyine nkaba ameze neza kumurusha, byanga bikunda bifite ishingiro. Wowe se urumva atari byo? Teta ati nibyo koko. Gael ati ndagusabye rero wirinde Shyaka, kandi amagambo yariza ntukayiteho rwose aba yikina. Ubwo Teta ati none se ko abimbwira ari seriye? Gael ati nyine abashaka yuko umutinya nta kindi, ariko ntukabitindeho, ni kuri mukobwa yimereye, kuko erega nanjye nyize yabanje kujya nkanga cyane, abonye ko ntacyo rero bimbwiye aratuza. Ahubwo rero nawe ujye umureka rwose akora ibyo ashaka kuko ni umwana mwiza. Teta toke nabyumvise. Gael ati gahunda yo kujya se kureba Vicky irakomeje. Teta aramusubiza ati yego nzajya y'ejo. Gael atoke noneho rero reka nkwereka ahantu nyine nkujyana gutembera. Teta ati wabanje se ukajya kureba Liza ko mbonye agiye ababaye cyane azi ko wizeye Shyaka. Gael ati nibyo rwose reka tumuvugishe ubundi imiti nza tugende. Tugarutse kuri Liza ari mu cyumba cyari kuvugana na Tona kuri telefone. Gael ahita aza agakomanga maze Liza akahita akupa telefone vuba vuba maze ati Gael ushaka iki? Gael ati Liza kingura tuvugane. Liza arakingura maze ati nari nzi yuko utari bwongere kumvugisha, wahisemo kwizera Shyaka ngewe urandeka. Gael ati ntago namwizeye, nuko numvuga ntari gusobanukirwa neza nyine, ariko urabizi ko mwizera cyane, kuko nyine sintekereza yuko rwose uri umuntu mubi rwose bigeze hariya ku buryo wamemukira. Liza ati nese naba nguhemukira dupfa iki? No mu buzima bwanjye rwose kuva na kera sinzi ngo guhemuka ni ibiki. Noneho rero bavuze ibintu bya Nyabarongo rwose numva biranandenze, nta nubwo ndanayireba n'amaso yanjye ngo byibura basi ngo washire n'umwanya. Ahubwo nyine ni kwa kundi umuntu yica wari mu modoka nyine akigendera, ariko ngo natanze amafaranga ngo bajye gutamo Teta da. Gael ati buriya Shyaka yabibwiye Teta nawe arabyemera, gusa ariko nyine Teta yambwiye ngo ujye umukanga ukamubwira ngo uzantwara da. Liza araturika agaseka maze ati sha Teta n'umwana, ibaze ko mbivuga nikinira maze akabifata nk'ibya nyabyo. Hari ukuntu nyine tuganira maze ngahita mubwira ikintu nigize seriye, wenda nyine nkamubwira ngo ugomba kureka Gael kubera ko ntabwo umuberanye, aberanye n'umukobwa mwiza rwose nkanjye w'umukire. Nyine mu by'ukuri Gael mbivuga ari joke, ariko ntabwo nizera ko rwose bifata nk'ibya nyabyo. Gael ati ni ukuri Liza, umbabarire utazongera kubimubwira, cyangwa se nyine ujye utumubwira yuko wamukinishaga, kubera ko rwose aba yagize ubwo bayumva yuko byanga bikunda uri umuntu mubi. Ni nayo mpamvu yizeye Shyaka ibyo yamubwiraga, ariko ntacyo namuganirije nyine mubwira yuko rwose nta kibazo cyawe kandi rwose kuba wiganirira. Liza ati ubu ngubu disi yarazi yuko ndi umuntu mubi, ni ukuri nzamusaba imbabazi rwose musobanurire, gusa nyine Shyaka arambabaje pe, atinyuka mbeshyere koko anshyire muri ayo mafuti ye n'ubugome. Gael aramubaza ati ese koko Shyaka yagize ishyari? Liza ati cyane rwose, twaraganiriye maze arambwira ngo we ngo ntabwo twigeze tumufata neza, ariko yewe waraje tugufata nk'umwana wacu ndetse unazana n'umukunzi wawe hano. Ubwo rero Shyaka yarabimbwiye, maze ubwo yongeraho ko atazigera atuma rwose ukira waraje nyuma ye, ngo azagenda gusubiza hasi gake gake. Yarabivuze ngira ngo arimo gukina, none undebere rwose yaragiye gutuma ubura umukunzi wawe. Uzi ko abantu b'abagome babaho koko? Ni ukuri ngiye numiwe kubona umuntu agira igitekerezo rwose nka kiriya cyo guta umuntu muri Nyabarongo kugira ngo amwumvishe ububi bwanjye. Ndaza kumwirukanisha mwihorere. Gael ati kumwirukanisha ntabwo ari igitekerezo cyiza, kubera ko tukaba tubaye babi nkawe, ahubwo wowe ugenda umureke utanamwereka yuko byakubabaje, hanyuma we niyumva yarakosheje azaza asaba imbabazi, kubera ko abantu niko tumeze, turi babi ndetse kandi turiyoberanya, ariko ntacyo ubwo twamumenye ni byiza, buriya rwose ntabwo azongera kudukanga. Ubwo Shyaka ati ahubwo sinagusaba ikintu. Liza ati nta kibazo rwose, ariko mbere yo kugira ikintu nsaba reka manze nkubwire. Gael ati nta kibazo ngaho mbwira. Ubwo Liza ati nyine umbabarira amagambo yose nagiye nkubwira ngo ureke Teta ni agaturage, ngewe rwose nkunda kwivugira ibinjemo byose, na bya bindi nashakaga rwose byo kunsoma ubimbabarire, niba waranabitinzeho rwose, ariko nyine ngewe ntabwo mba nkomeje pe, ngewe mba ngira ngo twiganirire nta kindi kintu rwose ngamije, gusa nyine mu by'ukuri kuvuga kwanjye aho bingejeje rwose ndahabonye, ariko ntacyo ubwo ngusabye imbabazi ngiye kujya mvuga nyine ahantu biri ngombwa na Teta, ndeke kuba namuvugisha rwose uko niboneye,
kandi rwose unambabarire n'amagambo yose nyine navuze turi mu cyaro turi kumwe na mama wawe. Gael aramusubiza ati ibyo rwose njye sinanabyibukaga pe, iyo mba ndi umuntu ukomeza ibintu ntabwo nari kuba nyikuvugisha, ariko namaze kumenya yuko rwose ukunda kwivugira, rero rwose nta kibazo. Liza ati okay urakoze, ngaho ntacyo nawe nsaba ikintu wari ugiye kunsaba. Gael ati nyine urabona tumaze kumenya Shyaka kandi ntabwo nyiba hano, rero ndakwinginze ujye mfasha umenye Teta rwose ukuntu ameze. Uriya mwana w'umukobwa rwose njye mba muhangayikiye cyane, noneho nta nubwo aramenyera inahangaha, ujye mumbera hafi rwose unamufashe muri byose kugira ngo Shyaka atamugirira nabi. Liza ati ntugire ikibazo rwose, Teta ari mu nshingano zanjye, nkuko nagufashije nyine naho twari duhuriye ni nako nzajya mfasha Teta rwose umukunzi wawe, kuko erega buriya ubu ngubu rwose nka musaza wanjye na Teta rero ni nka muramu wanjye. Gael ati urakoze rwose kubw'ibyo. Ubwo Liza aramusubiza ati nawe urakoze kuba ukomeje kunyizera. Gael ati nyine hari ahantu nyine ngiye kujyana na Teta, ubwo turasubira mugaruye. Gael ubwo ahita agenda. Nta kindi cyabaye Liza abonye Gael agiye ahita aturika agaseka maze ati genda Liza urashoboye da, abantu bose mbagize injiji pe, ubu ngubu rwose ndi umwizerwa wa mbere. Rero ukuntu nitwaraga kuri Teta ngiye kwita mbihindura, kubera ko ndabona ibyo nshaka nzabigeraho ari uko nakomeje kuba umwizerwa rwose imbere yabo. Ariko imboga mbi niziva mu nkono ye, nk'uriya twari tuzi yuko ibyo byarangiye, ariko uriya muswa w'umukozi ngo ni Shyaka arabyica. Ubundi ari hehe? Liza yerekeza mu gikoni arimo guhamagara Shyaka. Shyaka akitaba maze akaza ati niki Liza? Liza ati rega nta n'isoni, ni njyewe urimo kwitaba gutyo? Ubwo Shyaka ati wowe uraza unyabiza nk'umukozi wawe, ni wowe umemba? Agakobwa k'akagome gusa, wagira ngo ubugome nibyo kize muri superiyeri, ubundi uratekereza ukumva uri umuntu? Liza ubwo araturika agaseka maze ati ihangane Shyaka, niko bigenda iyo wakinnye nanjye, we wishe ibyo twari twapanze byose, none rega urimo kundusha kurakara. Uri njye wakabaye witwara gute se ubwo? Ntabwo nari kwemera ko biriya bintu byose binjyaho, kubera ko ndacyakeneye gutsindira Gael, ariko nyine umenye yuko uri injiji wa musore we. Ngameneza amafaranga yanjye. Shyaka ati amafaranga y'ikise, hari akazi wamaye? Liza ati ariko ntugakine, nyoherereza amafaranga yanjye nakohereje nkubwira ibyo ugomba gukora. Shyaka aramusubiza ati wahakanye uvuga ko atari yo wanumye, rero winsakuriza umbwira amafaranga, njye rwose ntacyo mvugana nawe, ayo mafaranga nayo ngusubiza. Ubwo Liza aramubaza ati ese waba uzi ibintu uri gukina nabyo? Uzi ko natuma bakwirukana hano? Shyaka araturika agaseka maze ati hano se ni ibwami nkora, genda uvuge banyirukane, ariko amafaranga nayo rwose naguha, kuko sinakitwa rwose umuhemu ndengana ngo mbure n'amafaranga kandi wari wayampaye, ahubwo nkugiriye inama ntiwongere kunzanaho ako gasura kawe kabi. Nyagasani ubwo umusore ahita agenda. Liza nta kindi kintu yakoze, yahise ahamagara Tona maze baravugana amubwira byose uko byagenze. Gael nawe kandi ubwo ajyana na Teta gutembera. Ubwo tugarutse kuri Tona, aba yicaye mu cyumba rwose ubona ko ibitekerezo ari byinshi cyane, nuko Vicky akahita yinjira. Ubwo Vicky aza asaba imbabazi Tona ati Tona mbabarira. Tona aramubaza ati mbabarira se ni ibiki? Ubwo umukobwa arimyoza maze agiye gusohoka, Vicky aramufata maze ati ese waretse kwitwara gutya? Tona aramubaza ati ese uragira ngo nitware gute? Ibi ngibi byose ntabwo ari wowe wabitangije, ahubwo sohoka mbanze rwose nshyire ibintu byanjye ku murongo nigendere, kandi n'ibyo wanguriye byose ubigumane, uko naje niko ndasohoka. Nyagasani Vicky ati ese urakomeje? Tona ati ushobora kuba nyine wumva yuko ndimo gukina ariko ahari. Ubwo Vicky ati ariko ntukarakare gutyo ngo nawe ukabye, ubu ngubu koko amagambo niyo yakubabaza bigeze ahangaha? Tona ati atambabaza se, nuhora subimbwira buri munsi ngo nihakanye mama kandi atari we. Vicky ati erega nabuze ikimenyetso kigaragaza yuko rwose uri mukuri, noneho ikindi nta nubwo watuma bambwira, uhita ubyivangamo. Ikindi kandi na Teta yaragiye kuza hano kundeba ahita abura. Ubwo Tona aramubaza ati none rero ubwo ndi umunyamakosa? Umva nkubwize ukuri Vicky, ntabwo rwose ngenzi kwizirika ku muntu, kuko erega n'ubundi sinakoze nzi yuko nzahura nawe, rero reka nigendere. Ubwo Vicky ati basi ngaho mbabarira, ntabwo nzongera kubivuga.
Tona ati ndabizi yuko rwose n'ubundi niba ucya mu gitondo uraza kubivuga. Vic ati hoya ntabyo rwose mvuga, nta n'ibyo nzongera kuvuga pe. Guhera kano kanya ndabyemeza ko uriya atari mama wawe, kandi rwose mbabarira ureke kugenda sibyo. Tona aramubwira ati nukuri uvuze biriya bintu ngiye birambabaza, byibuze ndumva nakigendera ukagira guhora rwose ubimbwira ndengana, kuko rwose aho kugira ngo bikomeze gutya utanyizera twabireka ukazashaka uwundi rwose uzizera. Vicky ati nta wundi rwose ngiye nshaka ni we Tona, mbabarira rwose ntugende, ntabwo nzongera kubivuga. Tona ati banza ubinsezeranye. Vicky ati ndabigusezeranyije, sinzongera kuvuga ngo wihakanye mama wawe, kandi rwose ngiye kujya nkwizera. Tona ati ariko ikiza nyine nuko wandeka. Vicky ati ariko wikitwara gutyo, ndakureka se kubera iki? Erega uri uwanjye ndi uwawe. Nyagasani ubwo Tona yaramuhobeye maze aramubwira ati ndagukunda Vicky. Vicky aramusubiza ati nanjye ndagukunda nukuri Tona, ngaho mbwira icyo ushaka yuko ngukorera maze wongere wishime. Tona ati nese icyo ndagusaba uraza kugikora? Vicky ati cyane rwose ndagikora, ikintu ushaka cyose ukinsabe, cyangwa se ahantu hose ushaka uhambwire makujyane. Tona ati nshaka yuko twimuka tukajya gutura ahandi hantu. Nyagasani Vicky ati kubera iki? Tona ati ngiye nukuri nanga ntago makunda, ikindi kintu kandi nshaka yuko tujya kuba ahandi hantu hatari muri Kigali, noneho byaba ari ibintu byiza cyane kurushaho turamutse tuvuye mu Rwanda, kandi tukabikora twihuse cyane, nko mu gitondo tukabyuka tugenda. Nyagasani Vicky ati ariko nawe rero rwose uba ushaka kungora pe, ngo tuve inanga tujye kuba ahantu hatari i Kigali, ngo bikaba byiza tuvuye mu Rwanda, ngo ikindi tukagenda mu gitondo. Ubwo si ibyo bintu koko urumva bishoboka? Ubundi se ubwo ni ikihe gihugu yifuza yuko twajya guturamo? Tona ati nyine tukajya nko muri Amerika. Ubwo Vicky ati Amerika se kujyayo ni ibintu utekereza ko umunsi umwe gusa bihita bikunda koko bikaba? Tona ati icyambere se si ukuba ufite amafaranga, kandi rwose urayafite. Ubwo Vicky ati nyine bisaba ibyangombwa kandi we ntabyo ufite. Njye nta kibazo nyine kuko nsanzwe njyayo, ndetse kandi rwose mfite na gahunda yo kuzajya guturayo, ariko twarindira tukabanza tukabana, ubundi nkagushakira n'ibyangombwa. Tona ati ubundi se ntabwo tubana? Vicky aramusubiza ati nyine kubana mvuga ni ukubana nyine nk'umugore n'umugabo tugakora ubukwe. Tona ati ubukwe se ni ngombwa? N'aka kanya riga tukaba umugore n'umugabo bikemera. Vicky ati ariko ngiye rwose ntabwo nkunda ibintu binyuze mu mafuti, mbashaka yuko rwose ibintu byose biba binyuze mu mucyo, ku buryo nyine dukora ubukwe abantu bose bakayibona yuko rwose ubaye umugore wanjye nanjye mbaye umugabo wawe. Tona ati ngaha ntacyo reka mu gitondo twimuke, ubundi nyine dutangire gutegura ubukwe, unanshakira ibyangombwa maze nyuma y'ukwezi tuzahite dukora ubwo bukwe duhita tunigendera hanze muri Amerika. Vicky ati ariko se ubundi kuki ushaka kwirukansa ibintu wa mukobwa we? Tona ati ariko wambwiye ngo mubwire ikintu nshaka, ariko byose urimo kubyanga, kandi nibyo ngibyo ngiye nashakaga. Reka mu gitondo tuze kujya nko gutura ku Gisenyi tunategura ubukwe bwacu, unanshakira ibyangombwa ubukwe buzamare kuba duhita twigendera. Vicky ati wenda nyine ubukwe kubukora mu kwezi kumwe nyine tugahita tugenda nta kibazo, ariko se kuki ushaka yuko mu gitondo twimuka noneho ngo tukajya ku Gisenyi kubera iki? Tona ati nyine ngiye nibyo nshaka, ariko niba utabishaka nta kibazo. Vicky ati do kongeye se kandi ukarakara? Tona ati Vicky nukuri ngiye mbabarira, uba ushaka kumvugisha amagambo menshi gusa ntunanyumve. Wambajije icyo nshaka ndakikubwira, none rero niba ubyanze ndeka. Vicky ati sha Tona nuko nkukunda, naho ubundi sinari nkwiye kubyemera kuko nawe rwose urabizi yuko ufite business nyinshi nanga i Kigali kandi ngomba kugenzura. Rero kujya kuba ku Gisenyi rwose bizangora, ariko nta kibazo, byose nyine bigomba kuba uko ushaka. Ubwo nyine tegura ibintu by'ingenzi tuzimukana, maze mu gitondo tubipakire tugende. Ubwo nitugerayo tuzaba muri hoteli, ariko turimo turanashakisha inzu. Tona ati wow urakoze. Ubwo Vicky ati Tona uramutse unengushye rwose ukambabariza umutima, ngiye ntanakwica rwose kubera yuko ntako ngiye ntaba nagize ngo wishime. Tona aramusubiza ati humura ntago nagutenguha. Ubwo nta kindi cyabaye, baraye bapakira ibintu by'ingenzi bazimukana, ari nako kandi Tona akomeza gucunga Vicky ngo atavugira kuri telefone akagira umuntu abwira yuko bagiye kugenda.
bwarakeye mu gitondo biteguye kugenda. Ubwo tunari mu nzu Vicky ahagaze hanze, ako kanya bagiye kubona babona Teta araje, maze Vicky ati Teta uje kudusezera wamenye yuko tugiye kwimuka? Teta ati mugiye kujya hehe se kandi? Vicky ati nyine Tona yifuje yuko twimuka tukajya kuba ku Gisenyi, kandi ntabwo nari kubyanga, rero nyine turagiye. Hagatonga ariko ejo rwose washakaga kubonana nanjye birangira utangezeho, ngo byagenze gute? Teta ati yego rwose ariko ubu ngubu ndahari ngo nkubwire icyari kinzanye icyo gihe. Vicky ati nta kibazo mbwira ngo uteze amatwi. Teta ati nyine mbaza ibibazo byose ufite ushaka yuko ngusubiza. Ubwo Vicky ati Teta mama wanyu ariho cyangwa yarapfuye? Nyagasani ubwo ku kanya Tona ari mu nzu ati sheri wihangane natinze ariko ndaje tugende. Tona mu gusohoka yatunguwe no kubona Teta ari aho ngaho, maze ati Teta urakora iki hano? Ubundi se umeze neza? Bambwiye ko bari bakubuze. Bakubonye ryari? Nizere ko nta kibi cyakubayeho. Teta aramusubiza ati Tona erega nta kintu cyambaho navuze ububi bwawe. Unyihanganire rwose ndagukunda nk'umuvandimwe wanjye, ariko rwose mu by'ukuri ukwiye guhanwa kuko wakoze ibidakorwa. Rata Vicky nta mama tugira, ariko Tona atarazi nanga twaramugiraga. Gusa nyine nyuma byarahindutse kuko yaraje maze aramwihakana kubera wowe, bituma mama yiyahura arangije rwose ntiyaza no kumushyingura. Nyagasani ubwo Vicky yaguye mu kantu maze ati Tona ibyo bavuga ni ukuri? Tona ubwo akubitwa n'inkuba maze ati ni ukuri Vicky, gusa atarasoza kuvuga Vicky ahita amukubita urushyi rwiza rwiza rw'amatama, maze ubwo ako kanya umukobwa ahita uratekereza ari ibiki bigiye gukurikiraho? Ese bino bintu Vicky arabyihanganira gumane na Tona? Amaherezo ya Teta se kandi wiyemeje kubwiza ukuri Vicky ni ayahe? Reka twese duhure muri comment duha n'ibitekerezo, umbwire ukuntu byumva nanjye nkubwire ukuntu mbyumva. Ubwo kandi niba uri mushyano cyangwa se ubwa mbere wumvise ijwi ryanjye, ntugende rwose udakanze kuri buta subscribe kugira ngo udacikwa n'ibice bikurikira by'ino nkuru ndetse n'izindi nkuru zibana ku rukundo muzajya mugezwaho n'ubundi umunsi ku munsi hano kuri ino channel ya Alpha Sam Love Stories. N'ibisanzwe nitwa Alpha Sam, murabizi yuko mbakunda cyane. Reka duhurire muri comment duha n'ibitekerezo, nanjye mbategurira ibice bikurikira. My name is Alpha Sam and make sure to subscribe. I love you all guys. Thank you.